turagushimiye mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana yaremye isi n'ijuru, umuremyi umugenga w'ibihe, Uwiteka umwami w'amahoro. Imbaraga zikomeye z'Imana zize kubana nawe kandi ukomera ko Uwiteka kukugote kukuzenguruke mu izina rya Yesu Kristo. Ndagukunda cyane kuri Pastor Shimie Info. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya wo kumva icyo Imana ivugana nawe, ni umwanya w'ubuhanuzi ku buzima bwawe, ariko kandi tugendeye ku ijambo ry'Imana. Rero Imana ikumera umugisha. Birashoboka ko uyu munsi byanze ariko ejo bizakunda, kandi birashoboka ko uyu munsi ubabaye ariko ejo uzaseka. Birashoboka ko urimo kurira ariko birashoboka ko ejo wahozwa ukaba uguwe neza. Imbaraga rero zikomeye z'Imana zikorana nawe, kandi ikiganza gikomeye cy'Imana kikugote kikuzenguruke. Areka ukoze subscribe nakucyo byagutwara rwose, like, share na commentaire nabyo ni byiza. Rero ndashaka kubwira abantu bakunda ijambo ry'Imana, nibo bonyine tugiye kuzagana muri iyi minsi yonyine. Abantu bakunda ijambo ry'Imana gusa, abantu bakunda ijambo ry'Imana. Abakunda byacitse bo ndabasezereye, bye. Abakunda ibintu byakirabaye ndabasezereye, bye. Abantu bakunda ijambo ry'Imana, you welcome. Abantu bakunda ijambo ry'Imana, you welcome. Imana iguha umugisha. Reka dusenge Imana, hanyuma tumara gusenga Imana tuganire ijambo ry'Imana, kandi abizi neza ko ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni urukundo, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni ubuzima. Haleluya. Yo, biteye agahinda muri iyi minsi we, biteye agahinda, biteye n'amarira, kubera ko abantu batagikunda ijambo ry'Imana. Abantu bakunda biracitse, abandi bakunda byakirabaye, abandi bakunda ibintu nk'ibyo. Ariko umwe yaravuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa. Haleluya. Utakurusha gusenga nakajya gutera ubwoba, utakurusha kwihana nakajya gutera ubwoba, utakurusha kwizera nakajya gutera ubwoba, kuko yaguhamagaye ibarusha amaboko, kandi yaguhamagaye byose irabitegeka. Ntabwo nzi kuririmba, ijwi ryo ryagiye, ariko kandi Kristo Yesu we aracyahari. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo byahishuriwe Yohana, ijambo ry'Imana ibice 22:15. Ari ijambo ryavuze ngo ijambo ryiza, byahishuriwe Yohana ibice 22 ku murongo wa 15. Ari ijambo ryiza ryavuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Aya magambo ni amagambo magari, ugiye kuyigisha wayigisha umunsi wose, ariko reka nyavuge mu magambo makeya. Imana tugiye neza cyane. Muri iyi minsi abantu bamaze kwirara, muri iyi minsi abantu basigaye barabaye ibicamuke, muri iyi minsi abantu sinzi ibyo bagitekereza. Abantu bavuye mu buntu bw'Imana, abandi baragwagwana. Ariko reka nkubwire ngo Kristo Yesu ni umwami, Kristo Yesu ni umutabazi, Kristo Yesu aracyakiza. Kristo Yesu uko yari ari ejo n'umunsi niko akiri, ntabwo ajya ahinduka. Reka nkubwire ngo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri, ntabwo ahinduka. Kristo Yesu ntabwo ahinduka. Uko yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri, ubwo yarabyivugiye. Haleluya. Yigeze kuvuga ngo, yigeze kujya mu rusengero abwira abafarisayo, avuga ngo uru rusengero mureba mwubatse imyaka n'imyaniko. Wumve neza ko urusengero rwariho amazahabu bari barashyizeho mu gihe cya Salomo, rwariho ibintu bikomeye bari barashyizeho, rwariho amabuye ngo y'igiciro gikomeye. Ariko arangije aravuga ngo narusenya rwose nkarwubaka mu minsi 3. Yari agiye kuvuga iki? Yavugaga umubiri we, yashatse kubereka umubiri we, ariko kubera ko bari bafite amatwi atumva, ntabwo bahishurirwaga neza icyo ari bababwira. Ariko yaravuga ngo njyewe nzapfa, ninjye rusengero rukomeye, nzapfa, ariko nimara gupfa ruzaba rusenyutse, ariko nzamara mu nda y'imva iminsi 3, ariko nimvamo iminsi 3 nirangira ruzongera mbeho. Uru rusengero narusenya, nubwo mwarwubatse narusenya, ariko mu minsi 3 nkahita ndwubaka. Nicyo yashatse kubabwira. Hanyuma ahangaha kubera ko bari bafite irari ry'imitima yabo, batazi neza icyo Imana ishaka, batazi neza icyo Imana ibabwira, bafite kwiyobagiza no kutamenya,
ntabwo bashaka kumenya icyo Kristo Yesu ashaka kubabwira. Ariko reka mubwire uyu munsi, dufite abantu biyobagiza, dufite abantu birengagiza, bakirengagiza ubuntu bw'Imana, bakirengagiza icyoro cy'Imana, bakirengagiza imikorere y'Imana, ahubwo bakagendera mu bintu biri kure y'amategeko y'Uwiteka. Rimwe na rimwe hari abihesha amahoro, hari abavuga ko harimo ubuntu, ariko ubuntu ni iki? Hari abavuga ko byose byarangiye. Ni ibiki byarangiye? Kristo Yesu aracyakiza, kandi Kristo Yesu ni umwami. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo hanze hazaba imbwa. Mbaye amagambo, hanze hazaba imbwa, abarozi, abasambanyi, abicanyi, ngo n'abasenga ibishushanyo, yewe yongeyeho ngo n'abakunda kubeshya bakabikora. Turebe abantu bazaba hanze: imbwa umwe, abarozi babiri, abasambanyi batatu, abicanyi ni uwa kane, abasenga ibishushanyo ni uwa gatanu, ngo n'abakunda kubeshya. Hari igihe abantu bakora ibyaha bibwiye ko wenda ari bitoya, ariko reka mbabwire, imbere y'Imana nta cyaha gitoya kibaho. Imbere y'Imana reka nkubwire ngo nta cyaha gitoya kigira gute kibaho. Uwiteka ni Imana, kandi Uwiteka ni umuremyi. Uwiteka ni Imana yacu, ashoboye byose. Iyo bavuze ngo hanze, reka definisi ibi bintu: hanze hazaba imbwa. Iyo bavuze imbwa, mwumva ko ari zimwe zivuga ngo huhu, imbwa zivuga ngo huhu. Oya, ntabwo ari izo mbwa, ntabwo ari izo ngizo. Oya, ahubwo imbwa Bibiliya yavuze ni umuntu wese ukora ibintu biterekeranye, uwo nguwo agereranywa n'imbwa. Ni umuntu wese wanga mwene se, uwo nguwo ni imbwa. Ni umuntu wese usaba uwo yimye, uwo nguwo ni imbwa. Bibiliya ivuga umuntu wese usaba umuntu yimye, uwo nguwo Bibiliya imugereranya n'imbwa. Umuntu wese ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, uwo nguwo ni imbwa. Ntabwo ari njyewe ugututse, uwo nguwo ni imbwa. Uwo nguwo ni imbwa. Ariko uburezi ukuntu Bibiliya ivuga, Bibiliya igenda ivuga amagambo akomeye. Bibiliya ivuga amagambo akomeye. Wibuke neza igihe Yesu wa muntu ngo yazaga asanga Yesu ngo ashaka gutoragura ngo utuvungukira ngo two hasi. Abwira Yesu ngo Yesu, wambabarira nibura nkaturagura niba tutuvungukira two hasi, nibura nkaturya. Yesu aramubwira ngo oya, ibyo kurya by'abana banjye sinabifata ngo mbigaburire imbwa. Yesu yarashatse kuvuga iki? Yesu yarashatse kuvuga ko uwo muntu aje gusaba uwo yimye. Yimye nde rero? Yimye Yesu. Yamwimye iki? Yamwimye kumwakira. Ava ngo ndafata ibyo kurya by'abana banjye mbigaburire imbwa. Imbwa rero ni umuntu wese usaba uwo yimye. Umuntu wese usaba umuntu yimye agereranywa n'imbwa. Ibyo banza ubyumve, ubimenye neza, kandi ubifate mu mutima wawe. Imana rero itugire neza. Uwo muntu rero ni imbwa, azaba hanze, ntabwo azegera mu bwami bw'Imana. Abakabiri bavuze ni abarozi. Ushaka kumbwira ngo umurozi ninde? Umurozi no mu nzu y'Imana ngo basigaye baroga. Uzi ko no mu nzu y'Imana hasigaye bamo abarozi? Ejo bundi hari umupasiteri w'inshuti yanjye bari bishe, baramuroze, bamurogeye mu mazi, bari bamwishe. Ariko abarozi birivuga ni umuntu wese, amagambo ni uburozi, ni umuntu urogesha amagambo. Umuntu urogesha amagambo, uwo ni umurozi. Amagambo araroga abavandimwe. Hari uburozi abantu barya baha abantu, uwazaba hanze wo n'umwicanyi n'ubundi. Ni umuntu wese urogesha amagambo. Wari uzi ko amagambo aroga? Amagambo ni mabi, amagambo araroga, amagambo arica. Niba hari uburozi bubi butanarutswa, ni uburozi bw'amagambo. Wari uzi ko burya umuntu yaguha uburozi akagukorogera mu cyayi, cyangwa se muri fanta, cyangwa se no mu mata, ukaba wanywa umuti ukaburuka? Ariko uburozi bw'amagambo ntibujya burukika. Ni uburozi bubi, nta muntu uburuka, ni bubi, n'ubuzanye nawe ni mubi, n'umwicanyi ni mubi. Abarozi, uwo ni umurozi. Uburozi bw'amagambo, uburozi bw'ubuhanuzi bumaze gusenya abantu bukomeye. Uzi kurogwa n'umuntu
uburozi bw'ubuhanuzi. Abahanuzi babaye abarozi, bamaze kwica abantu mu mutwe, bamaze gutuma abantu banga Imana. Bene uburozi ntabwo burukika, n'uya ngo uzaburucisha umuntu biragoye. Rero hanze hazaba imbwa n'abarozi, nibo twari tugezeho. Abarozi b'amagambo ni babi, ni babi, ni babi, ni babi. Abasambanyi abaca inyuma abagore babo bazaba hanze, abaca inyuma abagabo babo bazaba hanze. Abakobwa n'abasore birirwa basambana, birirwa bagenda bambaye ubusa. Abagabo ku bagabo, abatinganyi burya wari uzi ko aribo barimbuye Sodomu n'Igomora? Wari uzi neza ko abatinganyi ari batumye Sodomu n'Igomora harimbuka? Wibuka igihe abamarayika ngo bamanukaga baje kureba ibiri kubera ku isi? Abamarayika bamaze kumanuka ngo abagabo bari basanzwe batingana, uwo munsi ngo baramanuka bagambira kuza gutinga abo bagore, bamanuka kuza gutinga abo bagabo. Biravuga ngo Imana ifata initiative, habaho ko Sodomu n'Igomora hagomba kurimbuka. Hanze hazaba imbwa n'abarozi, abasambanyi, abagabo ku bagabo, abagore ku bagore. Aba bose bazapfa, aba bose bazaba hanze. Ariko kandi bireze, amadarapo yamaze kuzamuka mu masengero. Amategeko agiye gusohoka ko abagabo bajya ku bagabo basezeranywa. Amadini agiye kubijemera. Ariko reka mbabwire, Imana yo nyiribihe, Imana nyiri ubutware, bigiye gutuma isi irimbuka, isi ikurweho, isi ijugunywe imuhengeri. Ariko kandi abiringiye Uwiteka, biravuze ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Uwiteka rero aracyahari, kandi umugambi w'Imana uracyahari. Biravuze ngo Uwiteka azabe, uko byagenda kose, Uwiteka azabe. Abicanyi bazaba hanze. Bibiliya ivuga ngo uwanga mwene se wese ni umwicanyi. Umuntu wese wanga mwene se wese ni umwicanyi. Uwo ni umwicanyi mubi, ni umugome. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi. Ufata icyuma akica umuntu, muri iyi minsi basigaye bafata ubuhiri. Abantu bose bafata ubuhiri. Umugabo akica umugore, umugore akica umugabo, akamutera icyuma akamutemagura. Umuntu akica umwana yibyariye, umuntu akica se, umuntu akica murumuna we. Mu minsi ishize hari abantu bapfuye amafaranga 200 bavukana, umwe yica mugenzi we. Abantu basigaye bapfa amasambu, ibitaka bazanajyamo, umuntu agapfa amafaranga azasiga. Abantu bagapfa amafaranga, umuntu amafaranga uzasiga ukayasiga ku isi. Ntabwo ndabona umukire n'umwe bahambanye amafaranga. N'uwahambanye amafaranga i Bugande baraboranye bayakuramo, baramutaburura, amafaranga bongeye bayakuramo. Amafaranga ni aya leta, nta muntu n'umwe uzayagendana. Abantu bagapfa amafaranga bakicana, bazaba hanze. Uwo nguwo azaba hanze. Umuntu asigaye yica se, akica mama we kubera isambu, igipapuro cy'ubutaka, bakicana. Kandi imagine, aho niho isi igeze. Aho niho ni umwanda. Aho niho isi igeze. Abantu basigaye bagambanirana kubera amafaranga. Ubwo ni ubwicanyi. Ubwo bwicanyi bumeze gutyo rero, Uwiteka ararambiwe, afashe umwanzuro, aravuze rero ngo abo bantu bose bazaba hanze. Abasenga ibishushanyo bazaba hanze. Gusenga ibishushanyo, iyo Bibiliya ivuze gusenga ibishushanyo, wumva iki? Wari uzi neza ko umugore yakubera igishushanyo?
wari uzi neza ko telefoni yawe witungiye wiguriye amafaranga yakubera igishushanyo? wari uzi neza ko imodoka wiguriye yakubera igishushanyo? imodoka ikakubera igishushanyo. wari ubizi neza ko imodoka yakubera igishushanyo? imodoka wiguriye. wari uzi neza ko inzu wiyubakiye yakubera igishushanyo? wibwiye ngo ibishushanyo ni ugusenga ibikize? abajya mu bapfumu bo bari inyuma y'ibishushanyo, abajya kuraguza bo bari inyuma y'ibishushanyo. bo baranapfuye, bo ni abapfu bagenda. abo ni abapfu bagenda. Bibiliya yavuze ngo iby'abapfu bizarirwa n'abapfumu. wabivuze gutyo ntabwo yabeshye. mupfumu ni umugome, arakubeshya guteranya n'imiryango. abantu bahanura babeshya n'ibishushanyo, abantu basenga ibishushanyo. ababeshya rero yabahama we, ababeshya abantu bose babeshya, mana yanjye, abantu bose babeshya. kubeshya uzi ko babihinduye n'ibintu bimeze nk'akarima. kubeshya abantu babihinduye n'ibintu byoroshye. kubeshya abantu babihinduye n'ibintu biri aho. mana yanjye, uzi ko uhamagara umuntu ngo uri hehe, akakubwira ngo ndi Nyabugogo kandi ari Muhanga. uzi ko uhamagara umuntu uri hehe, akakubwira ngo ndi Kibungo kandi ari ku Murindi, ari ku Uwiteka Mana. uzi ko hari igihe uhamagara umuntu ari mu modoka ushaka no kumusuhuza, wenda umwicaye inyuma we akuri imbere. umuntu akuri imbere, ubyumve neza, umuntu akuri imbere, wowe uri inyuma ukamuhamagara kugira ngo umwibwire neza, wenda umusuhuze. agatabwa ati yewe, ati umva ihangane gatoya, ndi mu bantu benshi, ati ndi Kayonza. mana yanjye, kandi ari mu modoka muri kumwe. abantu rero kubeshya, noneho wahenza ngo n'abakunda kubikora, abakunda kubeshya bakanabikora. Bibiliya yavuze ngo abo ngabo bazaba hanze. umuntu wese ukunda kubeshya yarangiza akanabikora, uwo ngo azaba hanze. rero reka nkubwire, umuntu wese nacunga izamurye. iyi ni inzu yawe. Bibiliya yavuze ngo mbese nimuzi ko muri inzu z'Uwiteka, imibiri yanyu nimuzi ko ari insengero z'Uwiteka. uru rusengero rurimo kwica gutya, urusengero kuruhura iki? urusengero rurimo gusenya, wambara ukarwubaka. subizaho idirishya wakuyeho, subizaho urugi wakuyeho, subizaho itafari wakuyeho, iri dirishya wongera uryubake. rero gusaba iki rero? kugira ngo utazabagwa muri aba ngaba, nuko wihana. mbabara wezwe, mbabara uko ibyo gukiranuka, kora ibyo Imana ishaka. uyu munsi ihane, fata umwanzuro wihane, fata umwanzuro ubivemo. ubu nanze kuvuga abanywa urumogi, nanze kuvuga abantu birirwa, mana yanjye, kwica. mu minsi ishize hari ngo wabicaga ngo akanabarya, Kazungu ngo wabicaga akanabarya. ariko reka mbabwire, muri iyi minsi hari ubutekamutwe bukomeye, hari ubujura buteye ubwoba, hari ubujura bubi, hari n'abiyitirira amazina atariyo. hari abiyitirira abahanuzi, hari abiyitirira abakozi b'Imana, hari abiyitirira abantu b'Imana. muri iyi minsi hari uwitwa ngo ni impano y'Imana. ntabwo ari impano y'Imana uriya, ni impano ya Satani. uriya ni impano ya Satani, arimo kubeshya abantu. impamvu mbivuze, yiyitiriye Imana. kenshi ngeze mu kiganiro batangiye gusenga, hari abapasiteri bamwiyitiriye, bose ni abajura bagenzi be. reka mbabwire bavandimwe, uzi kubura umupasiteri ugashyigikira ibintu nka biriya, ugatuma abantu baza kwiba abantu, Imana yizaguhana. ni ukubeshya, byose ni ukubeshya, byose ni ububeshyi. impano y'Imana ntabwo ari impano y'Imana, ni impano ya Satani. ni umutubuzi, ni umubeshyi, ni sikamu. biriya bintu abantu, abapasitori ngo baprofete bamufasha kwiba abantu, baprofete bamufasha kubeshya abantu. kandi Bibiliya yavuze ngo hanze hazaba abakunda kubeshya bakanabikora, kubera ntugambira kubeshya, kubera ntugambira kwiba.
kwesikoroka, esikoroke, kwiba abantu. abapasitori bakamufasha kwiba, bakamufasha kubeshya. Mana yanjye, ibi ni iki koko? kwiyitirira Imana, kwiyitirira icyo utari cyo, kwiyitirira icyo udakora. Mano y'Imana se yajya gutubura amafaranga akabanza akanywa mitsingi, akabanza akanywa inzoga, mwumva ngo abanza ngo akanywa ikaze ngo yabitsingi niyo atuburisha. Mano y'Imana utuburisha amafaranga mitsingi. Nahoze mbona ngo umwana ngo yasambanyije amaze no kumutubura amafaranga. Reka mbabwire bavandimwe, hanze hazaba imbwa, hazaba abarozi, hazaba abasambanyi, hazaba abicanyi, hazaba abasenga ibishushanyo, hazaba ababeshya. Nzamuke muri icyo kintu cyo kubeshya. Abantu basigaye babeshya, abantu basigaye babuze ibyo bavuga, basigaye birirwa bavuga abandi, niko kazi bakora. Simbizi ko ahari twamagana RIB ikaza ikareba kuri izi mbuga nkoranyambaga abantu basigaye birirwa bavuga abandi, abantu basigaye birirwa babeshya, basigaye birirwa batubura. Abanyarwanda boroshywe mu mutwe kubera icyambere, abantu benshi bafite ubukene, abandi bafite ubushomeri. Iyo umuntu amubeshya yagomba gutubura amafaranga yahita ajyayo. Mana yanjye, sinzi iki kintu kiri gutrendinga iminsi kimaze batarakibona. Ese uri gutubura amafaranga biremewe? Sinzi niba byemewe mu gihugu cy'u Rwanda. Sinzi gutubura amafaranga niba byemewe, niba bitemewe se kubera irasi scam. Rwose pe bari bakwiye gutabara. Ariko ngende mu ijambo ry'Imana kari kanyuzemo kugira ngo mubwire ngo Imana yacu iracyakora. Imana yacu iracyakora. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nishingiye kuri ibintu byose rero, umuntu wese niyihane Imana izamugira neza. Umuntu wese niyihana Imana izamurengera. Umuntu wese niyihana Imana izamurwanirira. Umuntu wese niyihana Imana destikinima. Biblia yavuze ngo nimungarukira nzabagarukira, nimungarukira nzabereka ko ndi Uwiteka, nimungarukira nanjye nzaba ngarutse rwose. Biblia yavuze ngo mwegere Imana izabegera, hanyuma murwanye Satani nawe azabahunga. Satani ni umwanzi w'Imana. Satani ni sekuru w'ibibi. Satani ni sekuru w'abadayimoni. Satani ni sekuruza w'abantu bose babi. Ariko uyu munsi wa none reka nkubwire ngo hejuru imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana, hejuru imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'abamarayika, hejuru imbaraga z'abakozi ba Satani hari imbaraga z'abakozi b'Imana. Haleluya! Uwiteka rero akugire neza kandi Uwiteka aguhire, Uwiteka kurebe neza, akurebe n'amaso y'imbabazi. Reka dusome Zaburi twije no kusoza. Dusome Zaburi ya 34, Zaburi ya 34, hanyuma dusome ku murongo waho wa 16 tugere ku murongo waho wa 17. Wumve ukuntu ijambo ry'Imana rivuze, niyo tugiye gusorezaho nonaha. Ariko niwihana, niwemera ukumvira, uzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko niwanga ukagoma, inkota y'Uwiteka izakurya. Umwe yaravuze ngo arega inyoni iramutse intereye nakwihanagura, ikibi ni ukunyarikaho. Reka nkubwire, uzemera inyoni kunere ariko ntizakwarikeho, kuko kukuneraho wakwihanagura, ariko kukwarikaho ikugumaho. Uzareba igiti inyoni yaritsemo, uzareba igiti inyoni yaritsemo, iyo icyaritsemo ikigumamo, ikakibyariramo, ikagiteramo amagi, ikakibyariramo, ikagituragiriramo paka n'ibyana byacu bigurutse, iyo igumamo. Ariko uzarebe igiti inyoni ineyemo, iyo imvura iguye iraza igakuraho wa mwanda w'inyoni. Ariko reka nkubwire, reka inyoni izakunere ariko uzasibe ko yakwarikaho. Birashoboka ko waguye, birashoboka ko wakoze icyaha, birashoboka ko wasambanye, birashoboka ko wibye, birashoboka ko waroze, birashoboka ko ibi byaha byose wabikoze. Ariko uyu munsi wa none emera wihane, emera Yesu akugire neza, mwemerera gufate lestikinima. Birashoboka ko wabaye umwicanyi, mwemera kugire neza. Yesu nagufata dopikinima ukihana arakubabarira, byose birakurwaho. Uwiteka Imana kugire neza, Uwiteka Imana kurwanirire, Uwiteka Imana kwiteho. Ikiganza gikomeye cy'Imana kize ku buzima bwawe, imbaraga zikomeza Uwiteka reka zikuzure, kandi uburinzi bw'Imana bukuzenguruke mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Uwiteka Imana kurebe neza.
kandi uwiteka imana kugire neza. Bibiliya yavuze ngo se dukore ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage? Ntabwo tuzakora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage, ahubwo tuzakora iby'Imana ishaka kugira ngo Imana iduhe umugisha. Tuzakora iby'Imana ishaka kugira ngo Imana tugire neza. Imana ikurwanire wowe. Zaburi ya 34 ku murongo waho wa 16 havuze ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mu isi. Imana tugire neza cyane. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi. Bibiliya yavuze ngo urushishi rw'umukara mu ijoro ry'umukara Uwiteka ararureba. Uwiteka tureba aho tugenda. Igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Reka nkubwire, muri iki gisengero abantu batarimo gusenga, ushobora kuvuga ngo pasiteri nagakureba, ariko ijisho ry'Imana rirakureba. Wavuga ko dirija atakureba, ariko ijisho ry'Imana uzajya wibuka ko rikureba. Ijisho ry'Imana riracyahari. Ijisho ry'Imana ririmo kureba. Ijisho ry'Imana rirahari, rirakwitegereza wowe. Ijisho ry'Imana ririmo kukumva. Ijisho ry'Imana ririmo kukureba, ririmo kukwitegereza. Mana yanjye, reka nkubwire ngo ijisho ry'Imana riracyahari. Ijisho ry'Imana riracyareba. Ijisho ry'Imana ririmo kumva. Ijisho ry'Imana riguteza amatwi. Uyu munsi wa none reka nkubwire ngo ibyo wakora byose ujye umenya neza ko aho ugenda marayika w'Imana ahari. Aho pasiteri adari, aho diyakoni atari, aho umuririmbyi atari mugenzi wawe, aho umugabo wawe atari, aho umugore wawe atari, umenye neza ko aho ababyeyi bawe batari, ijisho ry'Imana rirahari. Ijisho ry'Imana ririmo kureba. Witinya rero pasiteri, witinya profete, witinya bishopu wawe, oya witinya abaririmbyi, witinya abo muturanye mu rugo cyangwa se muvukana, ahubwo tinya ijisho ry'Imana kuko ryo riri kureba. Igitsure cy'Uwiteka Bibiliya yavuze ngo kiri ku nkozi z'ibibi. Igitsure cy'Imana kikuriho. Igitsure cy'Imana urakigendana. Imbaraga z'Imana ziracyakora. Ubutware bw'Imana bukuriho. Ese reka nkubaze, ugiye gukora iki uyu munsi wa none kugira ngo umugambi w'Imana ukuzeho? Ugiye gukora iki nonaha kugira ngo imbabazi z'Imana zikugarukeho? N'icyo ugiye gukora kugira ngo ubuntu bw'Imana buze ku buzima bwawe? N'icyo ugiye gukora kugira ngo urukundo rw'Imana rukuzenguruke? Ese ugiye gukora iki kugira ngo amasezerano y'Imana aze ku buzima bwawe? Reka nkubwire ijambo ry'Imana ryavuze ngo igitsure cy'Uwiteka kiri ku banyabyaha. Reka nkubwire, nabonye abantu batangiye kunywa inzoga ngo kuko insengero zifunzwe. Ariko si insengero zifunzwe kuko nawe ubwawe urafunzwe. None se ntabwo wakwibuka n'iki Imana yakoze ku buzima bwawe? Ntabwo wakwibuka nibura ikintu Imana yarakoze ngo kiguhesha agaciro, wibuka umugambi w'Imana n'iki Imana ishaka? Niba ngo Imana ikugire neza, Imana ikurwanirire, kugira ngo Imana ikwiteho, kugira ngo Imana ikurengere, kugira ngo ikiganza gikomeye cy'Imana kize ku buzima bwawe, kugira ngo ikiganza gikomeye cy'Imana kikugote kikuzenguruke, kugira ngo umugambi w'Imana ukuzeho, imbabazi z'Imana zize ku buzima bwawe. Basi igirire neza wowe ubwawe, igirire neza. Wigire neza abantu cyangwa ubanezeze, ahubwo nezeza Imana yawe. Wishaka unezeza rubanda, n'ubundi nawe unezeza rubanda, nta n'umuntu unezeza undi, ahubwo wowe nezeza Imana yawe. Bwira Imana ngo Mana, uyu munsi wa none nciye bugufi imbere y'amaso yawe, ndashaka ko nanone uyu munsi wongera ukumva gusenga kwanjye kuko nshaka kugukorera. Imana hanyuma iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi imbabazi z'Imana zikugote, ubuntu bw'Imana bukuzenguruke, neza y'Imana ikubonekaho cyane. Reka ngushimire uyu munsi wa none mubwira ngo humura, Yesu Kristo aracyakora kandi umugambi w'Imana uracyahari kugira ngo ubuntu bw'Imana buze kubana nawe. Wigwa nk'uko abandi bagwa, oya bwira Kristo Yesu akugire neza. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi imbabazi z'Imana zikurinde, Imana ikugote, Imana ikuzenguruke, icyo cy'Uwiteka Imana kikubonekeho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka nsenge none aha ngusengera. Niwemera ukumvira uzabigeza mu gihugu, ariko niwanga ukagoma inkota y'Uwiteka
izakurya. Imana iguhe umugisha kandi marayika w'Imana akuzure mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Data wa twese mu ijuru, turagushimiye ko uri Imana ikomeye, turagushimiye ko uri umutabazi wacu, tugushimiye ko uri umukiza wacu bwite mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana yaremye isi n'ijuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana ikiranuka, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana itabara. Iyo uvuze Kristo biraba, iyo utegetse birakomera. Turasenze ngo ubuntu bwawe n'amahoro yawe bize kubana natwe, kandi ukuboko kw'Imana kutuzenguruke, umugambi w'Imana tubonekeho, imbaraga z'Imana zitwuzure, neza y'Imana twuzure, cyo cy'Uwiteka kitugote kituzenguruke. Ndagushimiye ko bikoze rero, komeza kubana natwe kandi tugire neza. Ineza yawe n'ubuntu bwawe n'amahoro no gukomera kwawe bize kubana natwe, ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagukunda kandi Roho Mutagatifu w'Imana akuzenguruke mu izina rya Yesu Kristo. Amen.